mwari muraho ariko ari turari kubundi waje uricara ntisinagusuhuza nategereje ahubwo kubyuka kwanyu byo ubundi igihugu kugira ngo si umurimo yawe ni mumbwire rero nari nabitabye amakuru se turaho nyine ariko imibu tumereye nabi bwa burwayi bwarakize uravuga ubuhe bwa bundi nasanze wari urwaye akazi kapfuye wibivuga narwaye ikintu bita agakanzu k'umwimerere original rero reka musike wongera ngo nzihangane ngo ndebe ukuntu naza njye numvaga ari kwakuderanja kwawe hari igihe nkububwira ibyo gukora iyo wageze ku kayoga ndakuzi ukunda kumbeshya uranumva ngambeshya ariko narahageze sanga yabawe amaso yamenetse urayivuze urayinkumbuje uzi ko maze iminsi ntareba no kwicupa wabiretse se buri ariko reka mubwire unywa neza inzoga ngiye kongera kuzaza ku kazi ntasanga urasinda kuriya ntumenye uwo uvugisha ego mabuja n'izina ryanjye nturimenye sinzi ryari ubundi akazi kaba karangiye ukaba yabishyize ku murongo byose inka zose ziri kuvuga neza nako ziri kuvumera neza amata tayari akazi mba nagakoze kose ubu uri umuntu mwiza pe ariko ikintu naguhamagariye hanini nagira ngo nkubwire ko dushaka umukozi muranyirukanye oya nakwirukanye se nagutuma yuko nshaka umukozi ahubwo rero ewe nakwirukanye ntabwo nari we natuma ndashaka umukozi wize ibintu bya kontabilite ndabizi nawe warize muri segonderi ubwo wivunika ubwo numvise nyine ubwo bivuze ngo wantekerejeho ugiye kunza muramunera ariko akaba yarize finance muri kaminuza njye ntabwo ndi ndashaka umukozi wize finance muri kaminuza afite diplome ya kaminuza yewe ntayo mfite none nta nubwo wanamubona oya kumubona bwo jewe cyetse udashaka umva boxa ntago ari imikino ntago ari amashyengo ndashaka umukozi wowe wivunika kandi biri seriye wivunika yewe umukozi ndamukubonera agakora neza akazi uri kunyumva boxa ndakumva nturangara dore kurangara oya nayo ndimo ntekereza ko aho namukura yego nukuvuga umuntu ndamufite uramufite ameza ati uwo muntu ndamufite hari umusore nzi w'inshuti mbese twigeze no kubana ahantu yiga ndeba ndamufite uramushaka nonaha muzanye ufite ameza ati umva ni umuntu wiyubashye uri aho ngaho ariko yarakubiswe yarahondaguwe bikaze ni umuntu mbese nyine yarize mumbwireho mbega muri make numve niba urumva nyine yarize yego uwo muntu mbese ni umuntu mbese umva akunda akazi yarize pe yaraminuje ndamuzi neza n'iwabo ndahazi no kwa mbese aho avuka kuva na kera akina ariho akiri n'umujene mbese ni umuntu tuziranye mbese twanakuranye ahubwo unabishatse rwose na n'ubu nuko nta telefone agira ariko namushaka ngewe nkabuzamura ubwo rero dukeneye umukozi byihutirwa ejo wazamuzana cyane y'amashyengo yawe ahubwo se waretse nanone ahangasimbuka ngiye ukajya kubona ukabona ndamuzanye reka nkubwire ubu ndi hano mu rugo
Urirwa ndirirwa hano ubu ikintu nkeneye umukozi uriya mu urumva boxa shaka bonye yabasubijwe yarakubiswe bayigegera cyangwa ariko uzitekereza umuntu kwiga akiga kaminuza akagenda agakoboka akarara amajoro agakora ibyo akandika ibitabo akarangiza adodiwe nibyo urumva ko ngo wabonye akazi yakitwaramo neza nuko kugenda muzi keretse ahubwo turaza kumufasha nko gukora notification nko kunotifiya amadiplome gushaka ayo mafotokopi kandi urabizi nanjye nta mafaranga mfite muri iyi minsi nanjye ndameze nabi ndabyumva ndakumva nyine ndakumva hano umukene nibigize gute ariko azabanza aze nawe tuganire oya rwose njye namugushimiye njye namaze kumugushimira wowe ntiwirirwe wigora rwose ntiwirirwe wigora pe wumva nyine mufite uko muzavugana yego harya ntuzakora ibintu bya finance azakora ibintu bya finance Gakwaya se oya Gakwaya byihorere nta kibazo wenda bazakorana gusa ndamushaka ariko byihutirwa gahorera no uramushaka none hasi njyewe munzanire nganire nawe niho wirirwa hano reka nze ngende ndamukeneye wowe boxa ubu niba ngushaka imihanda yose nakubuze uzi n'ibindi yari kumwe n'umuntu yivuyeho ringi wiri Singapore aho dozera sisiyo na manuki usanga wahavuye umuntu agiye kumubona ejo iwawe ntabwo uhari uzi ko na telefone ugira wazihanganye wa muturanye wanjye ngo Nicolade yagiye kungura akagage undi umva rero umubona Santos wa muturanye niba ugiye kungura agacupa uzi ibintu ni bibi urashaka akazi cyangwa nta kazi ushaka nakuboneye akazi katari ibyo va muri ibi ngibi byakujugunya hariya vashya akazi katari nakuboneye akazi sinanakurangiza nakomereye ko nzagushakira akazi cyagiye umva ugiye kuryoha tugende hindura none tugende wicaza ahantu usobanurira ukuntu kazi kameze umushahara ugiye kujya uzi ko ugiye kujya uhembwa kundusha sha tugende ugiye kubikubwira wewe vayo kujya mpereza akazi wakabo ugiye kujya mpereza umva navuganye n'umukobwa wawe wapfa nyine barambwira ati kira ariko dukwiye twavuganye imbere n'ubu kumva ariko reka mbanze kubanza kugenda mvugane nawe nimara kuvugana nawe wowe witeguye akazi kako kajyanye n'ibyo witegura ugiye kuba umuntu usobanutse ukora imibare mbese ubika amafaranga hakoresha za mashini za computer aho ngaho hano ngiye kukugurira icupa bigusobanura ntakoresha computer Sheri Karame ndagiye pe ego kuje kare none hura ndagiye ngo bimeze gute ndagiye ka kazi i Kigali nyine nagiye mu murwa ndagiye i Kigali ndagiye pe none umva none ahubwo bambwiye ngo baramumenye byihute
ngo umukozi wanjye yarimo Imana yamwirukanye ego kugira ngo wina yanyu babeho neza ubu rero hasi wahora n'iki iki nicyo kitugaburira jyana mu shere iminsi bamwishigaye umuntu ufite inkuru nziza idasanzwe yagenda ndezitere byabaye unyicisha amatsiko ariko byabaye bikize byabaye nawe wirire byabaye ese bibaye shari babura dore nyirabayazana ngo bimeze gute dore nyirabayazana sha dore nyirabayazana ayibonye sha bimeze gute se barasha akazi sheri akazi nawe ndabizi ko ari akazi papa uyu munsi ngiye gusezera ku ntebe iki bebe jyana kino gikapu bintu ndumva papa yaravangiwe ntazi byari tugiye kuzisezerana jyana icyo gikapu sha bimeze gute sheri izi byabaye ndibikese ntabwo bogisi umuzi wa mugabo wamarisa gusa nyine ndamuha ntumuzi ko ari inshuti yanjye cyane yambwiye ko yamboneye akazi ngo yamboneye akazi kandi ngo keza kameze ngo kajyanye n'ibyo nize sheri ngo bya bintu nize Ibyo akora se. nyine kwa ibyo bogisi akora ese bogisi agiye twize bimwe bogisi Mbwira. ari manager muri bya biproje bya wa mukire none se nyine bimeze ngiye gute ngo yamboneye akazi kuko kuzajya nkoresha computer computer ugize ngo iki urumva mbese nyine urakabonye umva reka nkubwire iyo yagukerereje biragutegera iragutegera kandi se umva Ariana umukunzi wanjye Ariana urukundo rwanjye nzagukunda ngo utake byose ngusangane z'urukundo rwanjye urugwiro ntirusige sheri banza umbwire ntabwo urarangiza kumbwira mbwira nyine umva akazi ni inama nihe bimeze gute byuka korera kare ha hantu Yesu yabwiye abantu ngo bazategerereza iyo mu murwa iyo yagukereje gutegereza turajya kandi ngo yitaraho karabo ngo nuko uri kigushakira ibintu ibyanjye rero yabishyizemo ibirungo byanjye yabishyizemo sheri ibirungo byanjye yabishyizemo ibirungo byanjye yabishyizemo yarankoranze tugiyemo mu murwa tujyana andi makunda yaguhanye nyine urumva bandanya akazi mbese ubwo twahita tujyana karara he cyangwa tukajya turara he none urambwira ko nyine uraba usigaye umugere ngende mbanze mbere uko hameze n'ubu nzategure nyine nanjye nzaze ngutware ugiye kubanza kureba ngiye kubanza ndebe ntanamenye n'akazi kuko nimba ari byo reka gusa yakambwiye ntabwo ndagenda yakambwiye gusa ariko ambwira ko tuzahangambira tukagenda ubwo rero umva sha kado we bebe nicyo ushaka se ngo murebere urushinge rwanjye se nakuraho itike nta cya gikapu cyanjye sha nta cya gikapu cyanjye njye gushaka tike njye gushaka tike reka i Kigali ni kure rero bagisa ntiwamwizera umuntu w'umugore w'igihumbi se akagishaka amenyama wigiye ko yantegera sheri we muzi urashaka namerekeza rega merekeza rwose tugenda nanjye mbanze Mana ndagushimiye kandi ndakwinginga abantu bose bo muri karitsiye inkweto zabo zicike mbone tike iryo sengesho turarifatanyije zicike rwose zicike urabitike zicike pe Mana we Mana igira neza koko abona tugiye kujya mu murwa pe ndabibara bibaye ariko ntabwo ndabyemera umva aho none nibwo kibaho ni karibu hase ariko noneho umenye ugiye kubona umugabo muri iyi minsi bino n'ibyo usigaye wiyambarisha umva se amakuru singaho icara oya maze ubwire bino n'ibyo usigaye wiyambarisha ibise kuva ryari se wabonye nambara gutya nje kujyana hanze zara nkurikire kuko ndabona ariho waba wambaye neza ngaho icara ibigerekeje bino bikanzu se wambaye nta kibazo mama nta kibazo ngaho icara
amakuru se ni meza Gisuko hasi ni ibiki bari kugutereza muri iyi minsi rero tugenda handi wambaye aho tumaze iminsi tuvugana ariko mbega umukobwa nziranye na cyakora nabuze inshuti nkugaho pe nibyo uri kumva ntari umuntu mbega ubwo sinzi ko nzabasha kuguhindura umhindura icyama nanjye nkabona urahindutse Asukara ni wowe narizi kera twiga cyangwa warahindutse ni njyewe ariko ho reka mbaze nkubaze wigeze ubona njyewe mpinduka nkambara ubusa ariko wakihamarika ubusa nambaye ubusa ariko nabwo urajya mu muhanda nazara imirongo y'abantu oya njya mbabona mama njya mbabona bameze nkawe ariko ho noneho warangije kwiga nawe umera nabi ahubwo niwe wabaye ibikambo by'abakecuru bana we ese ubwo wambaye ibintu urasohoka ku muhanda cyangwa umara umuntu cyane mba numva mberewe numva ndi umukobwa w'umwari none se ugiye kuba ingumba nkawe si yo so nakubwiye ngo ndabona ugiye kuba ingumba iki nase nibudo ubu se ugiye kuba ingumba nkaho mugatwa duturanye handi mu rugo mu cyaro bavuga ingumba bavuga iki ngaho ngiye kuba ingumba noneho nabyaye umwana umwe usibye ko no mu ishuri undi wari umuswa ngaho twivugira ibindi mama reka mubwira nta ndwara y'ikinyarwanda imeze gutya umwari nose ukizi ingumba wowe ukizi utamusura ngayicara gukosora ibinyambura ubusa umva twumvikane icara ngo ukosore ntabwo bavuga ingumba mukobwa wowe urashaka ibyo washatse kuvuga ndi kubyumva ndi mukuru nzi n'ubwenge warushatse kuvuga wari ugiye kuvuga ngo nzahera mu rugo ariko ntabwo nzahera mu rugo ingumba ni umuntu wabyaye rimwe ntiyongere kubyara n'umuntu wagumiye iwabo akagumirwa nahinduka ingumba none se ngubu ufite umugabo ubu se uwo mugabo utete wambaye ibino bintu byose yagutereka kubaza iki ubwo we wabusura ntabwo isi mwereka ese ufite amaguru ameze gute uri guhisha buri munsi so ko mbere tujya muri doro ndabona ufite amaguru meza cyane ariko urabyumva ndi muri doro urabyibuka turi muri doro ndi umukobwa ufite amaguru meza usigaye yahishurirwa wambika ibindi urajya ngereke ndi ku isoko se ndi kwipositinga ngo bangure abayagaragaza n'urubona cyane ubugira ngo wigurishe ariko ntabwo ari byo ntabwo ngututse sibyo ntabwo ngututse umukobwa warezwe ntabwo nagutuka ngo urigurisha ahubwo wowe mbwira impamvu wambara ubusa niyo nakwigurisha nagurisha ibyanjye sinagurisha ibyawe ahubwo wowe reka mbaze ngo urabona ko utera neza muri musore wowe uzigurisha utakibona abakugura umaze gusaza umaze kuzana za yeza akuzwe n'iminkanyari nta n'umuntu ukikureba umva aho wagira ngo uri umukecuru wagira ngo uri umukecuru ariko urajya mumere nkawe nimbure nanjye uwo mwenda uhagaze angahe tubanze turebe uyu wanjye uyu nguyu ubona gutya ni uwa hano mu rugo urumva ariko uhagaze 35,000 uyu uhagaze 10,000 wambaye ubusa n'akantu kameze gutya ese ubundi bw'imvura iguye bigenda gutya na hano mu gatuza ugenda werekana ndatukura hano ariko wabaye umukobwa ubundi nambara ibintu ngena nzamuye nawe uri masera cyangwa padiri n'abamasera basiga bambara ibigufi ntabwo n'abamasera cyangwa n'ibintu n'abapadiri niko bafite amakanzu bakayagabanya ntabwo niko mubyumva ariko wise by'abo bantu ntabwo bakambara gutya Shamari ihangane sibyo Imana niyo nkuru abagore turashoboye kandi tuzi gukora wajyaga umbwira ibyo gutabwa n'umugabo ariko ubu nibwo maze kubiha agaciro ubuse ngewe ibyumweru ntibibaye 3 byose agiye
sinarize nawe wawe yagenda ego mani aha sinzi nanjye iyo yagiye narategereje narahebye bigaseko nkakuza komera ariko tuzabaho cyane baraseka atari bo batubeshejeho ko batubonye dukuze ahubwo no bimeze gute urebye bimeze neza hari buriya twakuri twavugaga ngo abakozi bo kuri hari ukuntu buriya twavuga ngo abakozi bo kuri tere ngo nibo bari kwica ibintu uranagireyo urabizi uzi ko hari umukozi wo muri finance ari we wabyicaga byose tukabona ngo amatango yahombye ngiki biri gupfira muri finance njye byose naragiye byose ndareba mpera ku mukozi muto ngeza ku mukozi mukuru byapfiye muri finance warakoze muri finance niwe wabyishe neza ubu igihombo kigera mu mezi ane yose tumaze tubibona umusaruro mubi byapfiye muri finance niwe hara muri finance neza none urumva uwo mukozi se agomba gukoreshwa oya uzi ubwaha aramutse hagumye dore amezi ayo abiri neza byaba birangiye no kumwirukana gusa ntabwo bihagije mwakurikiranye neza igihombo yateje aho cyagiye gituruka mukabibara neza mukabitondeka ahita mujyana kuri bibi